Yesu ashimwe, aramutse, igitondo cyiza cyo ku cyumweru, umunsi Imana yaturemeye ngo tuwunezererwemo. Imana ishimwe cyane ku bwanjye, ku bwanyu. Reka tubyuke dushime Imana, ariko uyu ni wa munsi Imana iba yaremye ngo tujye kuyisingiza no kuyiramya no kuyishima. Uko byagenda kose Imana idushoboze, sibyo? Dushoboze kujya gusenga, aho gusengera ni henshi. Siporo nayo ni nziza, ariko Bibiliya avuga ngo kwitoza k'umubiri kugira umumaro muri ikinga, ariko kwitoza k'umwuka kugira umumaro muri byinshi. Mureke dusenge. Mwami Yesu Kristo, twongeye kugushima, twongeye kuguhimbaza, tugushimira kubw'uyu munsi mwiza uduhaye, twongeye kugushimira kubana natwe muri iri joro, twongeye kugushimira igitondo cyiza cy'umugisha turemeye, twongeye kugushimira kuduha gusinzira, twongeye kugushimira kuduha undi munsi, twongeye kugushimira kuri bya bindi byose byiza wakoze, ibyo uri gukora no kubyo uzakora mu gihe kizaza, kandi tugushimiye ko uduhaye undi munsi ngo tuwunezererwemo, umunsi wo kujya kukuramya no kugushima no kugusingiza, ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. None Uwiteka Nyiringabo, reka twumve no ku ijambo ryawe ry'igitondo. Ntaba ari njyewe, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro, kandi ntaba ari njyewe, ijambo ribi ryawe, ijambo riza kuva mu kanwa kanjye risendere mu mitima y'abaza kunyumva. Ngo ijambo ryawe ngo rimeze nk'amazi ngo ryishakire inzira. Reka Mwami, ijambo ryawe rize kuba ijambo riremerera imitima yacu, ritsikamire, rikuremo ikidakwiriye, rishyiremo igikwiriye, kandi ribe ijambo ry'ubuzima. Urakoze cyane Mwami w'abami, ishimwe no gukomera n'ibyawe. Amen. Yesu aravuga ngo abantu ntabwo batungwa n'ibyo kurya gusa. Yesu yashatse kugaragaza ko ubundi ukuntu umuntu ateye, afite umwuka, umubiri n'ubugingo. Yesu yashatse kugaragaza ko tudafite kugaburira umubiri gusa. Iyo tugaburiye umubiri gusa, hakura umubiri n'ubugingo gusa, ariko umwuka uri muri twebwe ntabwo akura. Rimwe na rimwe turenganya abantu ngo ntibakijijwe, ngo bera imbuto mbi, ngo bakora ibintu bibi, bagira gute. Ntabwo wagaburira umubiri gusa ngo ubugingo ngo umwuka uzabe mwiza. Amarangamutima za kamere umuntu afite biva kuko yagaburiye umubiri. Urumva umuntu ufite ukuntu abayeho neza ubuzima bwe bwose, atarigeze yumva iby'Imana, yarabashije kubaho mu mazu meza, amasofuti, amavuta meza, imyenda myiza, umubiri we yarawujuje ibyiza gusa. Uyu muntu kwirata biroroshye, kubona ko abandi bantu barushye biroroshye, kubona ko abantu banduye badafite umumaro biroroshye, kubona ko isi ari iye biroroshye, sibyo? Ntabwo rero wamurenganya kuko yagaburiye iki? Umubiri. Umubiri kandi iyo uwugaburiye uzana iki? Uzana ikinure. Uzana ikinure, uzana kwirata, uzana na kamere yaruzuyemo hari umuntu nzi yari afite amafaranga pe, navuga ko yari umupapa ariko utari mukuru cyane, akajya ambwira ukuntu ngo bafite ubwenge, ngo bakoresheje ubwenge bwabo bwarakoze cyane, ngo twarakoresheje ubwenge. Kandi ibintu yakoraga se ni poroje y'amapano solere yakoze, abazungu baramufinansa, ayikora mu gihe nta bantu bari bagatangiye kubikora. Mu by'ukuri yakoresheje ubwenge, ariko ukuntu yabivugaga, yavugaga ukuntu abantu ari ibicucu, akanaka ni ibicucu, ngo ntacyo bagezeho, ngo barase bizabafasha iki, ngo nta bwenge bakoresha. Ariko niyo mpamvu ubona Yesu yaravuze ngo ab'isi ni abahanga ku by'ingoma yabo, ngo kurusha abana b'umucyo. Ku bw'iki? Ku bw'ingoma yabo. Urumva ingoma yabo yaramuhiriye.
ingoma ye yaramuhiriye, ni umunyabwenge ku bw'ingoma ye kandi yaramuhiriye, ku buryo abana b'umucyo iyo badakoresheje ubwenge bwabo ngo bashyiremo n'imbaraga no gusenga basigara inyuma. Niyo mpamvu abarokore bakennye benshi, abarokore bakennye kuko bazi ko Yesu azabibakorera, bizeye Yesu akazabibakorera, ariko ntabwo ariko Yesu yavuze. Yesu ntabwo yigeze, Yakobo kugira ngo abone abageni be babiri yagiye gutendera imyaka 14, yagiye gukorera Labani sebukwe, yaragiye amara imyaka 7 ari gukorera Leya nako Reco, ari gukorera Reco, kandi amara indi myaka 7 kuko mu muryango kwa Labani ntabwo bashyingiraga umukobwa muto umukuru ahari, arongera amara indi myaka 7. Kandi ikintu kigaragaza ko bisaba gukora ari kumwe n'Imana. Igihe cyose Yakobo yagiraga agahinda yibaza ibyo sebukwe amukorera, Imana yaramubwira ati humura turi kumwe. Anajyayo Imana arakubwira ati nzabana nawe humura. Agenda ajyayo, urugendo rwe yagiye avugana n'Imana. So rero kuba umuntu akijijwe agendana n'Imana ntibikuraho gukora, ahubwo ikintu Imana ikora itanga feva muri ubwo buzima, sibyo? Esiteri kugira ngo umwamikazi byamusabye kugenda akiyerekana, agakora ibyo abandi bose bakoraga. Yaragiye ahura n'abakobwa bavuye ku mpera z'isi, bakora kompetisiyo. Ntabwo bicara rero kugira ngo abarokore icyo kintu kizatuve mu mutwe, ngo umwami Imana twaramusenze, ngo twuriye imisozi, ngo none ngo azadukorera. Oya, njye ntabwo iyo principe nyemera. Njye bwa mbere nabwiye Imana, ndabyibuka muri 2019, ndabibwira urambwiye nzagukorera, ndabikunze kandi nzabikora. Icyo gihe ntabwo nari nzi ko habamo amahwa menshi, ariko ndagusabye ikintu kimwe, njye nzajya mvuga ubutumwa, umpereze ibyo nkora ku ruhande, nibambira amahema. Paul arabivuga neza, aravuga ati njye sinigeze ngira icyo nkena, ati kuko ubwanjye Paul nakoreshaga intoki zanjye, nabambaga amahema. Kubera iki? Kubera ko gukora umurimo w'Imana expectinga ko ariho uzakura amafaranga agutunga, uranduranya, urasuzugurwa. Ni ukuri byatubera, none se umvuze iby'amaturo ntabwo byakunda? Ubu mu bantu bose banyumva ntaburamo 10 babyumva neza. None se 10 nabura make bampa? Ariko tuzajya tunabamba amahema. Ab'Imana yahaye amatorero ikabagira abapasiteri, abashumba b'itorero, buriya bo bari abafite uburenganzira. Umuntu witwa pasiteri ushumbye itorero, nta pasiteri buriya w'igicubaho. Buriya abapasiteri bakunda kuba full time. Ushumbye itorero afite kuba yagira gute? Afite kuba yaba ku itorero, abakristo baza bakahamusanga, akamenya iby'abababaye, agasura abakristo mu masaha atandukanye mu gihe gishoboka, agasura abarwayi. Uriya natungwa n'amaturo ntibuzakubabaze. Ariko njye sindabisigirwa, umunsi nasizwe nkasengerwa, icyo gihe nzaba byemerewe, sibyo? So ariko icyo gihe ndabyuka 2019 nabwiye umwami Imana nti ntacyo, ariko uzajya umpa ibyo nikorera ku ruhande. Ariko Imana ni Imana ifuha, yo iyo ishaka ikintu. Ntabwo nigeze nsobanukirwa icyo yanshakagaho, kuko naranakwebye bwa mbere ntangira kubwiriza. Yambwiraga nyamara atangira fellowship iwawe, utangire wiyoruganize, ushyireho za kamera, ushyireho iki, nabona amafaranga nkajya kuyikoreshereza ibyanjye yose agashya. Ariko Imana yashakaga ngure kamera, ngure ibikoresho, nubwo nakora nkakorera mu rugo, ariko nkore ibyanjye bifatika. Byose ndabikwepa. Niyo mpamvu nagiye kubwiriza online kuri Facebook, nagira ngo nahura n'abakristo. Kubera iki? Kuko numva ko abakristo ari ibibazo tu, ni ibibazo. Rero mbona abapasiteri benshi bafitanye ibibazo n'abakristo, barabakomerekeje cyane. None nareba nk'ibikomere nifitiye mu buzima bwanjye busanzwe, nkavuga nti Mana yanjye, noneho nzajya gushyiraho n'ibyo abantu ntazi, abo nzi n'abo ntazi, nzabishobora? Nkajya nigira inyuma y'umuryango. Ndabyibuka ko n'itorero nasengeragamo bahoraga bambwira ati ariko se kuki udashaka kwinjira mu itorero? Nababwira ni njyewe nzakora protocole, nzajya ninjiza abakristo.
nabyo bizaba bimfitiye umumaro gutinya guhura n'abantu. Eh, aha rero narigize mbabwire ko ikintu cyo gukizwa tudakora ntabwo njya nkemera ngewe. Sibyo se? Bibiliya ivuga gute mu migani? Wa munyabute we ngo uzagira gute? Sinkibuka icyo cyanditswe, ariko kivuga ko umunebwe nyine azasarura ibyo yabibye, azasarura ibitotsi. Uyu munsi rero ni ku cyumweru, Uwiteka yaduhaye undi munsi ngo tuwunezererwe, ariko ni umunsi wo kujya kuramya. Nyaboneka fata ipasi yawe urebe wa mwenda wawe mwiza. Uzi ko njye ntangira gutekereza ibyo ku cyumweru kwa gatanu, ubwo ntangira kumenya ese mfite amatike, ese mfite amafaranga yo gutura inzu y'Imana ntabwo nzayinjiramo imbokoboko, ese aho nzasengera mbitegura kare. Ko hari igihe nabonye Satani antega tuba tugasabwa ku munsi wo kujya gusenga nta matike mfite, cyangwa ndarwaye, cyangwa mfite impamvu. Ndavuga oya, ntabwo nzongera gutsindwa. Kuko niwo munsi mba mbonye wo kujya mu rusengero nkanezerwa, nkumva umutima urishimye. Ku cyumweru twigishijwe n'umugabo mwiza, yatwigishije ibintu by'imbuto, imbuto zateye ku kara mu butaka, yarangiza akongera akavuga ngo nasomye hehe, agasanga babyibagiwe. Ati kandi nabibabwiye ko buri wese ndi bumuklasi aho aherereye. Ati imbuto nateye mu masaha abiri, mu isaha imwe mwazishyize. Mwabyibagiwe mwese. Arangije aduha testimony yo kwihangana, aduha icyanditswe aravuga ngo izatewe mu butaka bwiza muri Luka. Yakoresheje verisiyo muri Luka pani yo muri Matayo. Ati zashobojwe no kwihangana. Sibyo? Arangije aratubwira mupfukame. Ati hari ikintu tugiye gukora, ati mupfukame. Ati mbasengere. Ati mwiyaranje, kuko ahantu dusengera usanga intebe zegeranye kubera abantu benshi. Ati mwiyaranje mupfukame mbasengere. Turapfukama aradusengera, abantu bararira kweri, bararira kuko wabonaga ko ari iby'umwuka muyoboyemo. Arangije ibyo ngibyo aravuga ati ngaho muzamure amaboko mutere aleluya. Ati agahinda kari gafite kose kajyane ni aleluya. Urumva rero utagiye guterana hari ibyo udahura nabyo, sibyo? Hari ibyo udahura nabyo, niba bikurikira online hari ibyo udahura nabyo, bibereye mu buzima busanzwe. Nuko nyine Yesu abaha umugisha mwinshi. Mbabwiyeho utuntu twinshi, ariko mbanza kuvuga experience y'ubuzima bwa buri munsi kugira ngo idufashe twese. Uyu munsi ni ku cyumweru tugiye kujya gusenga, ariko teme y'ikintu yifuze ko dusaba, tuze gusaba Imana ubwenge, sibyo? Yakobo aravuga ngo ariko utabufite nawe abusabe. Siko Yakobo avuga, udafite ubwenge abusabe. Sinibuka icyo cyanditswe n'ahantu kiri muri Yakobo gusa, ni igice cya 3:5. Sibyo? Ababyibuka mu nyibutse. Kuko iki cyanditswe abantu benshi barakizi, ariko iyo umuntu avuze icyanditswe biba byiza iyo anagisomye. Muzasome ariko igitabo cya Yakobo cyose igitabo cya Yakobo cyose muzagisome, ni gito, ni amapaji 2. Igice cya mbere kiravuga ngo ibyerekeye ibigeragezo n'ibishuko. Indi sutitire y'igice cya mbere ngo ibyo kutihutira kuvuga n'amahirwe aterwa no kumvira. Ahandi akavuga ngo uburyo kurobanura ku butoni bigayitse, ibintu byo amategeko agomba kumvira kumara amaje, ngo uburyo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye, ngo ku buryo navuga n'ibyo ururimi rwuzuye ubusabwe. Iki Yakobo avuga ibintu byinshi by'ubwenge. Kuri 3:13 avuga ngo ubwenge buva mu ijuru ubwo ari bwo. Ngo ninde muri mwe umunyabwenge kandi w'umuhanga? Yarabazaga, ninde muri mwe umunyabwenge kandi w'umuhanga niyerekanishe ingeso nziza imirimo ye. Yesu yatubwiye ngo icy'ubushize ngo ariko ubwenge bwerekanishwa n'imirimo yabwo. Iyo umuntu afite ubwenge ibyo akora birabigaragaza. Ngo afite n'ubugwaneza n'ubwenge, ngo ariko niba muhorana
amakimbirane akaze mu mitima, ubu ukuntu yahereye ahantu habi, ntabwo ahereye inyuma kuko dufite ukuntu dufite amakimbirane mu gisirimu dufite amakimbirane mu gisirimu, ngo ariko niba muhorana amakimbirane akaze mu mitima yanyu mugahorana intonganya, ntimukabyirate ngo mubeshyere ukuri, bene ubwo bwenge si bwo bumanuka buvuye mu ijuru, ahubwo ni ubw'isi n'ubw'inyamaswa bantu ndetse n'ubw'abadayimoni. Buriya ibintu byose bibi muri ino si ni iby'abadayimoni, kuko aho amakimbirane n'intonganya biri ariho no kuvugururana kuri no gukora ibibi byose, ariko ubwenge buva mu ijuru irya mbere buraboneye kandi n'ubw'amahoro n'ubw'ineza, bwemera kugirwa inama, bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza, butorabanura ku butoni kandi butagira uburyarya. Sibyo? Ariko tumva icyanditswe nashaka gusoma nta kibonye, ariko hari aho avuga ati nyamara niba ubwo bwenge utabufite usaba Imana. Ariko niho da. Ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi. Niko avuga, iki cyanditswe ntabwo nagiteguye, ariko hari ahantu Yesu yavuze ngo se muzireguza iki, ni nk'aho yabibabwiye, sibyo? Matayo 12:42. Ndagira ngo uyu munsi, icyifuzo cy'uyu munsi tugiye gusenga tuze kubwira Umwami Imana ngo ariko buriya ntiwampa ubwenge. Hari n'igihe wasaba ubwenge mu byakunaniye. Muribuka ko uyu mwaka tugiye gutangira teme yavugaga iki? Yavugaga ngo basenga biyiriza ubusa basaba Imana ngo bo n'abana babo n'abagore babo ngo kugira ngo Uwiteka Imana abayoboze inzira, mu gice cya 8 cya Ezira umurongo wa 2. Sibyo? Ubwo rero harimo gusaba Imana ubwenge, harimo no kuyoboza inzira, sibyo? Buriya byaba na ngombwa ukiyiriza byaba na ngombwa ukakubita umubiri hasi ukawubabaza kugira ngo umwuka ukore neza. Njye niyo definisiyo mpaye yo kwiyiriza. Yesu hano abwira abantu ati se muzireguza iki? Yabanje arababwira bamusabaga ikimenyetso, sibyo? Matayo 12:39 rikaba ariho dutangirira, ngo nawe arabasubiza ati abantu b'iki gihe bishimira ubusambanyi, bashaka ikimenyetso ariko nta bimenyetso bazahabwa, keretse icy'umuhanuzi Yona, ngo nk'uko Yona yamaze iminsi 3 n'amajoro 3 mu nda y'urufi, niko n'umwana w'umuntu azamara iminsi 3 n'amajoro 3 ikuzimu. Ab'i Nineve bazahagurukana n'ab'iki gihe. Hano nyine Yesu yavugaga ko ab'i Nineve bagize ubwenge bwo kumvira ibyo Yona yababwiye, sibyo? Ngo bagize ubwenge bwo kumvira, ngo ab'i Nineve bazahagurukana n'ab'iki gihe, natwe bagize ubwenge bwo kumvira ku munsi w'amateka, babatsindishije kuko bihannye ubwo bumvaga kwigisha kwa Yona. Kandi dore uruta Yona ari hano. Hanyuma ageze kuri 42 avuga ngo umugabekazi w'igihugu cy'ikusi azahagurukana n'ab'iki gihe ku munsi w'amateka. Niko Yesu avuga ngo abatsindishe kuko yavanywe ku mpera y'isi no kumva ubwenge bwa Salomo, sibyo? Kandi dore uruta Salomo ari hano. Hano Yesu yashaka kuvuga ko dufite henshi twakwigira iby'ubwenge, twashakira ubwenge, sibyo? Dufite ahantu henshi, dufite byinshi byatwigisha iby'ubwenge, dufite Bibiliya, dufite abamento, dufite abakozi b'Imana, dufite Yesu Kristo ubwe, dufite n'umwuka yaradusigiye twashakaho ubwenge. Ariko Yakobo aravuga ngo ariko n'utabufite abusabe. Dufite benshi twakwigiraho, ariko uramutse utabashe no kubageraho wasaba ubwenge, kuko Salomo nta cyamugize umuntu ukomeye gutya. Igice cya ingoma za 2,
ingoma za kabiri hari bibiliya zita ingoma za kabiri amateka. Ingoma za kabiri, igitabo cy'ingoma za mbere, ingoma za kabiri haravuga ngo igice cya 9 umugabekazi w'Isheba ngo yavuye ku mpera z'isi, igice cyose ntabwo ndi bugisome, ngo agenda yitwaje amaturo, ava ku mpera y'isi agiye gushaka iby'ubwenge. Yari afite byose, yari umugabekazi nawe yari umwamikazi, yari afite ibyo arya, yari afite abagaragu, yari afite, ariko kuko yumvishe ibyo umuntu wahawe ubwenge n'Imana witwa Salomo, ngo arahaguruka ajya kumva iby'uwo mwami. Ngo arangije ngo aramubwira ngo ibyo koko numvishe n'amatwi yanjye ni ukuri ndabibonye. Ngo yitegereje ukuntu Salomo, ngo abagaragu be bameze, uko bambara, iby'ubutunzi bwinshi, uko barya, uko bicaraga ku meza n'uko bateguraga amafurusheti, byose arabyitegereza. Ngo areba ubwenge bwa Salomo, ngo abona ngo kweri koko Imana yamuhaye umugisha. Arangije kubera ko atari kujya imbere y'uwo mwami ameze gutyo, azana ibyo ubutunzi. Hanyuma agiye kugenda yavuze ijambo ryiza. Niyo mpamvu mbabwiye ngo hano niba udafite ubwenge egera ababufite. Buriya nubana n'umuntu ufite ubwenge ntukamugirire ishyari, dore nibwo bugoryi bwateye abantu. Ngo kubera ko umuntu afite iki, ngo reka mugirire ishyari. Ntabwo abantu bose banganya, ntibanganya impano, ntibanganya imikorere, ntibanganya imitekerereze. Umuntu wese utagize icyo agutwaye w'umunyamahoro mwiza uhuye nawe mwigireho. Kumwigiraho biroroshye. Hano uyu mugore ngo ajya guhaguruka aravuze ngo hahirwa, igice cya 9 ingoma za kabiri, igice cya 9 umurongo wa 7, hahirwa abantu bawe, ni abantu babana na Salomo, aba bagaragu bawe barahirwa bibera imbere yawe iminsi yose. Impamvu yavuze ko bahirwa ni uko bamwigiraho, babona ibyo Salomo akora. Iby'Imana ngo bimeze nk'imigezi, iyo bigeze aho bigeze biratemba. Nkunda kubabwira ngo amazi y'ubugingo azatemba ava mu mitima yacu. Iyo ibyiza by'ubwami byuzuye muri we bigatemba bigasohoka no mu bandi, sibyo? So Yesu aravuga ati rero ati bano bantu bazatsinda b'iki gihe, ngo kuko bazahagarara natwe batubaze niki cyatumye mutajya gushaka ubwenge, ku bwenge bwari buhari, kandi ku bwenge ari Kristo, kandi kutabufite nawe abusaba akabuhabwa. Ngo Imana itimana, niko Yakobo abivuga, ngo Imana itimana, urumva, irabutanga. So uyu munsi rero ni ku cyumweru, ntucikanwe mu cyifuzo ujyana imbere y'Imana, kuko sinatekereza ko buri wese afite ibyo byose yabishoboye. Hari ibintu biba byaratunaniye kandi tukarejeta tugashyiraho, ariko dusabe umwuka w'ubwenge, dusabe tuyoboze Imana inzira. Iyo byatunaniye ni uko biba byaranze. Abana bari ab'isi nibwo ari abahanga mu kubaho kwabo, ariko hari ibyabananiye. Mbese buriya abahanga badahagarika urupfu, ntibahagarike indwara zose, ntibahagarike imyuzure, kandi usanga ibyo bintu biburana bari abantu b'abahanga. Bahora bakora imiti, inkingo, iki byose, umunsi ku wundi birirwa mu malaboratwari bavumbura. Hari ibintu byose abantu baba badashoboye. Utabizi rero abisabe, udafite ubwenge abusabe. Ingo zaratunaniye kuzubaka, dusabe ubwenge. Guhitamo neza byaratunaniye, dusabe ubwenge. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza, icyumweru cyiza. Mwami Yesu, tanga imbaraga zo kujya gusenga muri iki gitondo. Buri umwe yumve afite inyota yo kujya gushaka no gushakisha ubwami bw'ijuru. Uyu munsi akenshi twese tuba turuhutse, udushoboze kugira umutima ukunyotewe, uringaniza ahataringaniye, umugisha wawe utubeho, kuko wowe ntugira iminsi, ntugira ku cyumweru, ntugira ku wa kangahe, igihe cyose urakora kandi utanga umugisha n'ineza yawe. Feva yawe itubeho, ugiye gukora ibintu byose neza nk'uko ubishaka. Urakoze cyane Kristo umwami w'abami, ubishimirwe, amen. Mugire umunsi mwiza, na hejo.